ubona mu minsi isanzwe ubona ari abastar batendinga ama stages agiye akomeye, ari abastar bajya ku mateleviziyo, mwebwe mutajyaho mukajyaho ku munsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu, niki mwa improving mubona ari iki gishobora kuba cya improving kugira ngo n'umuziki gakondo nawe ubashe kuba hari ukuntu wajya ku ma stages agiye atandukanye? Ikibazo cyiza cyane kubera ko usanga cyane cyane biterwa n'ababishinzwe. Twebwe turakora bakanabibona, tugakora nk'ubu ngubu nka Flash TV yatekereje ku muhanzi nyarwanda, ku muhanzi gakondo. Ahangaha Flash, haba radio Flash, haba na televiziyo, ni ikigo cyagize uruhare mu iterambere cyase mu kuzamura umuziki wanjye. Urumva batekereje rero nk'abayobozi dufite ba Flash na za ministeri zibishinzwe zikumva ko abahanzi bagakondo dushoboye, kuko tunatanga ubutumwa butandukanye bugize bufite itandukaniro n'abandi bahanzi. Bakagombye gufata iya mbere ko natwe biratubabaza kubona hashobora gutegurwa ibitaramo birenze 5 mu gihugu, ariko hakaba badashobora kubonekamo umuhanzi urimba indirimbo zituma abanyarwanda bakunda igihugu, zituma abanyarwanda bagomba kumva n'intera tugezeho n'ibisobanuro turiho dutanga uno munsi. Ugasanga noneho ni babahanzi bari kwitabwaho cyane. Impamvu ya mbere ntago twavuga ko reke tubitera ko twe turakora kandi bamwana dutumye tukabishira agaragara, ariko ababishinzwe njye nibo ntunga gatoki cyane, kubera ko iyo ufashe nk'uwo mwanya uhagaze hariya ukavuga uti uyu munsi haraba ibitaramo ariko ndatumira umuntu uririmba urukundo nirwo rugize isi yose, urukundo nirwo rugize n'Imana, nicyo kintu cya mbere. Ariko hari kibagirwa umuntu uririmba urukundo rw'igihugu, none ukibagirwa wa muntu uririmba urukundo rw'igihugu ushaka kumva ko urere muri ibyo uvuga birumvikana cyane. Ahuje na Engineer Kibuza, uribuka Engineer Kibuza ibi bintu nabwo we yabigarutseho, ariko noneho mu rwego rwo gucelebratinga twiziza umwaka wa 56 tubonye 58 mu mbabarire, imyaka 58 duhawe ubwigenge, reka tubanze ducinye umudiho.